Turi mu karere ka Rubavu by'umwihariko umupaka uhuza u Rwanda na RDC, umupaka uzwi nka Grande Barrière. N'ahantu hanyura abantu benshi bajya mu gihugu cya Kongo cyangwa bavayo, by'umwihariko abajya mu mujyi wa Goma. Ni umujyi umaze iminsi wigaruriwe n'umutwe wa M23. Abanyarwanda bakorerayo ibikorwa by'ubucuruzi ari ababikoreragayo mbere n'abandi bajyayo nyuma, bavuga ko kuri ubu umujyi utuje, hari umutekano ndetse ibikorwa byabo by'ubucuruzi bigenda. Abanyarwanda batinyaga kujyayo mu gihe uyu mujyi wari uri mu maboko ya leta ya RDC, bavuga ko kuri ubu bagenda batikandagira, kuko iyo bagendaga mbere babwirwaga amagambo mabi y'ingengabitekerezo ndetse babwirwa ko bazicwa, ariko ubu baragenda bakavayo amahoro. Bavuga ko abashoboye muri uwo mujyi bari gukora n'ibikorwa byabo amasaha 24 kuri 24, kuko umutekano ari wose. Yitwa Kizeli. Ibintu uri kubona ko hari ordre, kurusha wenda uko bisanzwe bimeze, ariko hari n'ibintu bitarafungura, bitaratangira gukora nk'amashuri n'ibiki, ariko wenda bishaka kuzafungura mu minsi iri imbere. Uri kubona ko hari umuvumo wenda itaraba nyinshi cyane, bashaka abantu bafite ubwoba, harimo bamwe, ariko kubona ko ubuzima burahari tu. No mujyi no umujyi usanzwe uri vibrant, wenda nakoresha iryo jambo, uri active cyane, uri na busy cyane, abantu ama activité, ibintu byose bigenda cyane nyine. Hari n'urusaku mbana kavuye wenda ugereranyije no mu Rwanda, ariko ubu ngubu hari ukuntu hacecetse, hatuje ukuntu, mbona ko hashobora kuba ari byiza, ariko wenda kadutegereje ntawamenya. Impungenge nshaka kuzigira ko n'ubundi na mbere yaho umuntu agomba kuzigira, ko hari hasi mu Rwanda niho hantu hari umutekano free 100%. You're always secure, ariko hariya nyine ufite akantu ariko ugasanga ni sawa. So ubu ngubu hagiye nyine akana kabura akabiri gake, ariko ujyayo ugasanga abantu bariyo bameze neza tu. Ukuntu byari bimeze mbere, twajyanagayo ibintu bakatwishyuza menshi, ubu tubonye wese agafata ngo nyishura, naho tugiye gutereka naho bakatwishyuza inyungu tukayibura. Ariko M23 ifatiye, turi guheka ku mugongo byinshi, tukigendera, nta muntu uri kutwishyuza. Ubu ngubu nta kibazo pe, nawe kukubwira ngo uri umunyarwanda, uri umukongomani, ubu ngubu umutekano ni wose, nta kibazo ndawo gufata umuntu amafaranga yacuruje. Kuri buno tu muvuma mbese irahari ni yose, nta kibazo, umuntu ari kugenda nta kibazo gihari. Bari gukora ubucuruzi, bamwe bari kwambuka, abandi bari kwinjira, bari kujigoma, abandi bakagaruka mu Rwanda, nta kibazo. Maze igihe kingana n'imyaka 3 makorera. Urabona mbere twaracuruzaga kubera ko rwari urujya n'uruza, ariko nuko abanyarwanda kujya muri Kongo byari bigoye, kuko bahari ibyangombwa badusabaga byitwaga permis de séjour. Rero kuri ubu ngubu abantu bari kwambuka ntabyo babasabye. Urumva aho M23 imaze gufata ikagarura umutekano, ibintu biri kugenda neza. Mbese nk'ubwishwe itandukaniro rirahari rwose, kubera ko mbere hari abajura barenze ukwemera, hari abajura pe, ariko ubu nta mujura n'umwe. Kakavuyo k'abakongomani nako, mbese nta muntu uri guhutaza abanyarwanda, akazi kameze neza. Amazina nitwa Irankunda Gasheje Adeline, nkaba ndi umukongomani, iwacu ni Gicanga, twarahungiye Mahama, nkona ndi hano Gisenyi. Nifuza kwambuka kujya kureba iwacu ko hari umutekano, ko bibaye byiza twasubirayo. Ariko ngereranyije ko mpabonye, nsanga umutekano hari, ubonye abantu nta kibazo, nta rwiyenzo ruhari. Ubu ngubu abantu bashaka baza tugataha iwacu, abona amahoro, nta kibazo kirimo. Benshi nangu Ndeze Utarambirwa Osta, niko chef d'avenique hapa, waliniwinda, niliua baba yangu, sasa walimuua na mimi nikimbilia hapa Rwanda. Tunafurahi sana kwanza M23 kukamata kwetu, singepakanyangaka, lakini M23 likamata, nilifurahi sana kufika pale.
Sikuwa na ile mawazo kama ndaweza kanyanga pale, lakini Mungu alinisaidia nikanyanga pale kisha nguvu za M23. Tunaweza ongezea pale, waendelea kutupigania, ni jamaa yetu. Hakuna mwingine anaweza tupigania bila hapo. Na Mungu awasidishie nguvu. Na tuendelea kuomboleza kwa Mungu awapatie nguvu. Tushindanake. Juu ni jamaa letu. Wanapenda watumaliza lakini Mungu atatuwezesha. Igoma nta kibazo ibintu ni mbese urana ko nyine pari raporo ko byari bimeze hari differa cyane. Hari differa cyane kubera yuko hano mu turi kuvugana mvuye muri Kongo nta kibazo cha umutekano uri furu kabisa. Maze nk'imyaka igera muri 7 nkorera muri Kongo. Murakazi k'ubucuruzi. Tanukaniro rya mbere M23 atari yafata umugi wa Goma n'iki gihe biratandukanye. Icya mbere M23 itari yafata umugi wa Goma twacuzaga dufite ubwoba. Dutinya umutwe twazi inkono bita Bazarendo na FARDC na bita Bajeri mu mutwe wo muri Kongo, umutwe wo mbesi abasirikare bo muri Kongo. Ariko iki gihe turimo turi gucuruza nta kibazo pe. Ku muntu ufite ubushobozi ese akora amasaha 28 ku yandi. Ku bintu by'umutekano muke byamanjije byadutera ubwoba nk'abanyarwanda twari turiye. Nyuma yaho M23 yageze ibintu bigenda neza. Nambishaka ibintu by'umwanda ishaka ko ibishingwe ibyatsi mu bishyira uruhande rumwe kisha abantu bashinzwe gutwara iyo myanda ibishingwe bakabijyana. Urebye ubu mugi gumeze neza turatekanye mbese n'amahoro.